muri kumwe na Pastor AMON RUGELINYANGE mu kiganiro kivuga ngo itorero ry'Imana rirafatanye. Iki kiganiro gishingiye ku ndirimbo ya 18 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana. Iyo ndirimbo iravuga ngo yemwe ngabo z'umwami. Dusenge Imana. Data mwiza, tugushimiye ko wadukunze kugeza ubwo uduha amahirwe yo kuba abana bawe, kandi ukaduhuriza mu muryango umwe w'abizera b'itoro ryawe. Fasha umuntu wese waremye ku ishusho yawe, kandi uhoze abashavuye bose kubera ingaruka z'icyaha zitwambura abo dukunda. Kandi Nyagasani, dufashe kugira ngo ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe udushoboze kuryumvira, ritubashishe gutsinda icyaha kiduteza ibyago n'urupfu n'amacakubiri, maze ritubashishe kuba abana bawe barangwa n'ubumwe n'ubumvikane ku bwa Yesu umucunguzi wacu. Yemwe ngabo z'umwami nimutabare, tujyane na Yesu niutabaza, twitwaze umusaraba utujya imbere, mwese nimuze tugabe tuneshe umwanzi. Yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare, twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi. Indirimbo ya 18 yahimbwe n'uwitwa Sabine Bering Gould, wabayeho hagati y'umwaka w'1834 n'w'1924. Ni indirimbo ya 612 mu gitabo cy'indirimbo z'Abadiventisti umunsi wa karindwi z'icyongereza. Amateka y'iyi ndirimbo asobanutse neza mu bitabo bibiri. Icyitwa Companion y'indirimbo z'Abadiventisti umunsi wa karindwi, urupapuro rwa 563 na 564, n'ikindi cyitwa Singing with Understanding, urupapuro rwa 238 na 239. Wahimbye iyi ndirimbo yafatiye ku magambo Paulo yandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa 2 igice cya 2:3, amugira inama ati, ujye ufatanya nanjye kwihanganira amagorwa nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nuko verisiyo Bibiliya ijambo ry'Imana ibivuga. Bityo rero umusirikare mwiza arangwa no kwihangana. Sabine Bering yari umwe mu bagabo b'ababwirizabutumwa bo mu kinyejana cya 19. Ikigeretse ku byo kuba umupasitoro werejwe umurimo w'ubugabura mu itorero ry'Abanglikani mu mwaka w'1864, Sabine Bering yanditse n'ibitabo byinshi mu mibereho ye. Yanditse ibitabo bigeze kuri 85 bitandukanye, bitavuga ibyo kubwiriza ubutumwa gusa. Ibitabo bye byashimwaga n'abantu bose. Nyamara nubwo yanditse ibitabo bingana bityo, icyatumye amenyekana cyane ni iriya ndirimbo yahimbye igasohoka mu mwaka w'1865. Abana n'abakuze barayikoresheje, kandi baracyayikoresha n'ubu igihe bari mu rugendo. Iyi ndirimbo yayanditse mu buryo bworoshye, nk'uko uwayihimbye yabyivugiye ati, iyi ndirimbo yanditswe mu buryo bworoshye kuko nayanditse ntafite igitekerezo cy'uko izajya mu icapiro ngo igere ku bantu benshi. Yanditswe ku bw'abana bari bagiye kujya mu rugendo gusa. Nifuje ko abana baba bafite indirimbo bagenda baririmba bava mu kirorero kimwe bajya mu kindi.
nsanze nta ndirimbo yabigenewe ihari, iryo joro natinze kuryama nibaza icyo ngomba gutegurira abana muri urwo rugendo. Nibwo igitekerezo kinjemo mbandikira iriya ndirimbo Ngabo za Kristo nimuhaguruke. Iyi ndirimbo yandikanywe ubwira cyane. Nyuma y'imyaka 30, Sabine Bering yongeye kuvuga ati, iyi ndirimbo nayanditse huti. Birashoboka ko yenda habonekamo amakosa mu njyana zayo. Ariko ikintangaza cyane ni ukuntu yabaye ikirangirire. Kimwe mu bice by'indirimbo kitaboneka mu bitabo bimwe ni icyerekana kwizera kw'abahimbye indirimbo. Amagambo y'icyo gice ataboneka ahandi aravuga ngo, ibyo abantu b'Imana bashyizeho nemera ko ari iby'ukuri. Ibyo abantu b'Imana bizeraga ko ari ukuri, nanjye niko mbyizera. Igihe cyose isi izamara, abantu b'Imana bazakomeza kwizera kwabo, nubwo ingoma n'amahanga byatsembwaho burundu. Ijwi ry'iyi ndirimbo yaririmbwemo bwa mbere ryaje guhinduka hanyuma, ndetse riribagirana risimbuzwa iryitiriwe Gertrude. Nk'uko byavuzwe haruguru, Sabine Bering yasabwe guhimba indirimbo y'umwaka w'urubyiruko yagombaga kuririmbwa bava ahantu hamwe bajya ahandi. Bering yagerageje gushaka uko ashoboye ngo abone indirimbo nziza ikwiye icyo gikorwa, ntiyayibona. Bigeze aho yiyemeza gufata ijwi ry'indirimbo yahimbwe n'uwitwa Hayden, ariko ntibyamunyura. Maze muri iryo joro bimutwara umwanya munini atekereza amagambo meza akwiriye yajyana n'igikorwa cy'urwo rugendo, ngo ibe indirimbo urubyiruko rwaririmba rugenda rutwaye umusaraba n'amabendera. Iyi ndirimbo kandi yaje kugirwa ikirangirire cyane n'ijwi bagenderagaho ryahimbwe ku bwayo by'umwihariko mu mwaka w'1871 rihuje n'aya magambo. Ijwi ry'indirimbo yumvikanye bwa mbere mu kwezi kwa 12 k'uwo mwaka ryahimbwe n'uwitwa Arthur Seymour Sullivan. Arthur yahimbye ijwi ry'indirimbo igihe yari umushyitsi mu rugo rwa Gertrude wari mu Bwongereza ahitwa Hanford. Kubera uwo mutegarugori Gertrude wari umucumbikiye, byatumye Arthur yitirira iyi ndirimbo Gertrude. Aho usomye hose usanga wahimbye ijwi ry'indirimbo ari Saint Gertrude. Iyi ndirimbo iririmbwa mu matorero menshi ya Gikristo kandi ifite ibice 5 turi bwumve neza. Icyo Sabine Bering yavuze ni ukuri. Burya abakristo turi mu rugendo rwo kuva muri iyi si tujya mu ijuru. Byongeye kandi turi ku rugamba rutatworoheye, urugamba rwo kurwanya ibibi. Nk'uko tubibona mu gice cya mbere, wahimbye indirimbo yasaga n'uhamagara abizera Kristo ngo bahaguruke batabare. Hari n'inkuru nziza yashyizemo agira ati, turajyana na Yesu kandi niwe utabaza. Yavuze yuko tugomba no kwitwaza umusaraba ukatujya imbere. Umwanditsi yahamije yuko tubasha kunesha umwanzi byanze bikunze tubaye dushyize hamwe. Mu gice cya mbere yaravuze ati, yemwe ngabo z'umwami nimutabare, tujyane na Yesu niwe utabaza, twitwaze umusaraba utujya imbere, mwese nimuze tugabe tuneshe umwanzi. Nk'uko tubibona mu gusubiramo, nta n'umwe ugomba gusigara. Hari abakristo bamwe bavunisha abandi umurimo. Umurimo w'ingenzi w'umukristo mwiza ni ukugira imibereho myiza abandi bagomba kugira icyo bigiraho.
kandi akabwira abandi ibya Kristo yitirirwa. Umwanzi arakora uko ashoboye ngo atsinde abantu mu bibi, kandi intumwa z'urupfu zabaye nyinshi. Ubugome buhora bwiyongera kandi buhitana benshi. Indwara z'ibyorezo, inzara, intambara n'impanuka nabyo birica batari bake. Abahitanwa n'ibyo iyo bapfuye bataramenya ukuri baba barimbutse. Nicyo gituma mu gusubiramo iyi ndirimbo ivuga ngo yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi. Yemwe ngabo z'umwami mwese dutabare twese tujyane na Yesu dutsinde umwanzi. Mu gice cya kabiri Bearing yavuze ko iyi ntwari z'Imana zuzuye ibyishimo zigakurikira umugambi mukuru zimusingiza, bitera ababisha ubwoba bazibona bagahunga. Abantu b'Imana bagomba guhora bishimye kandi basingiza Imana. Icyo gice cya kabiri kiravuga ngo ababisha bahunga babonye intwari. Nimuze tuneshe ngabo z'umwami. Intangiro z'isi zinyeganyezwa n'ibyishimo by'abo umwami bamusingiza. Tube turetse igice cya gatatu. Mu gice cya kane Bearing yavuze ko ingoma zose zo ku isi zishira kandi zigahanguka burundu. Nyamara yavuze ko itorero twarazwe na Yesu Kristo ryo rizahoraho. Yeruye avuga ko ni kuzimu n'urupfu bitarihangara. Icyo gice cya kane kiravuga ngo nta ngoma zidashira zirahanguka, ariko itorero rizahoraho. Ukuzimu n'urupfu ntibiririnda. Twarazwe na Yesu Kristo ntabwo ahemuka. Mu gice cya gatanu ari nacyo giheruka mu bice biri mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, Sabine Bearing ararikira abakristo bose guhaguruka bagahuza amajwi yabo bashima umwami Yesu, we ufite icyubahiro cy'ikirenga. Icyo gice kiravuga ngo nuko mugabe mwese tugerereze tubumbire hamwe amajwi yacu turirimbe dushima umwami Yesu kuko afite icyubahiro giheranije. Mu gice cya gatatu ari nacyo nashatse guherutsa, Bearing yavuze amagambo akomeye ngira ngo dutekerezeho cyane. Ayo magambo ari mu isengesho Yesu yasabiye abigishwa be ajya gusubira mu ijuru. Riboneka mu butumwa bwa Yohana 17:21, aho yasabiye abigishwa be ari nako akidusabira natwe agira ati, ndasaba ko bose baba umwe. Data, nk'uko uri muri jye nanjye nkaba muri wowe, niko nsaba ko baba umwe natwe, kugira ngo ab'isi bemere ko ari wowe wantumye. Nuko verisiyo bibiri ijambo ry'Imana ivuga. Ikintu Satani arwanya kuruta ibindi ni ubumwe no kumvikana. Ntiyishimira ko abakristo bashyira hamwe. Erega bashyize hamwe bamutsinda. Akora uko ashoboye rero ngo ateze amacakubiri mu bizera Imana. Iyo abantu b'Imana badashyize hamwe ntacyo bageraho. Si abantu b'Imana gusa ndetse n'abandi. Iyo abantu bemeye ko Satani abacamo ibice baba batsinzwe, kuko baba babuze rwa rukundo ruranga abashyize hamwe ari bo bana b'Imana. Ayo macakubiri niyo atuma urukundo rukonja bagasubiranamo, aho kwanga icyaha bakangana kandi bavuga ko bayoboka Imana. Iyo batangiye kwangana aho kwanga icyaha, ntabwo baba bakiyoboka Imana. Ab'Imana bagomba kwigana kamere yayo. Imana yanga icyaha,
ariko igakunda umunyabyaha. Nyamara abantu bagifite kamere iyoborwa n'umubi, aho kwanga icyaha barangana. Wabaza uti ariko se bapfa iki? Icya mbere umuntu yaheraho, hari uwavuga ati umenya abavandimwe bapfa ibintu. Undi ati bakwemeye se bakabisangira ko bapfa bakabisiga, cyangwa bikabashyiraho bareba? None se abizera Imana bo bapfa iki? Aho ntibapfa imyanya y'ubuyobozi. Usanga ibintu n'imyanya y'icyubahiro bigusha benshi. Nyamara abizera Imana bakwiye gukurikiza Yesu bitirirwa. Bamwemeye yabafasha, bakicisha bugufi, bakiyoroshya, bagashyira hamwe kandi bagafatanya. Icyo gihe nibwo batsinda umubi, bagasohoza inshingano zabo mu mahoro. Pawulo aratubwira ati mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Ayo magambo aboneka mu Filipi igice cya 2:5. Uwo ni wo mutima wo kwicisha bugufi. Undi abasha kuvuga ati nk'abashakanye bo bapfa iki kandi basangiye ibyo batunze byose? Ingo zitagira ingano zirasenyuka. Buriya kandi abatandukana nabo bashakanye baba bagomera itegeko ry'Imana ritwigisha kubana karamata. Hari abishuka ngo gukomeza kubana kandi batumvikana byazabarimbuza, bakibwira ko batandukanye baba babonye akanya ko kwitegura ijuru. Ibyo byose babikora bibwira ko bakunda Imana. Ariko se utabasha kwihanganira uwo yahawe ngo amukunde nk'uko yikunda, amabarire ibyo yamuhemukiye, nawe yabasha ate kubabarirwa? Igisubizo kiboneka muri Matayo igice cya 6:14 na 15, aho Yesu yavuze ati nimutababarira abandi namwe ntimuzababarirwa, ariko nimubabarira abahemukira na so mu ijuru azababarira. Aho gutandukana rero, abashakanye bagomba kwihanganirana bakababarirana. Abandi bati uretse se abashakanye, ubonye ngo n'abakristo bakagombye gukundana babe bangana kurusha n'abapagani? Uzi ko hari n'abasigaye bahigana bukware bavuga bati uriya yarampemukiye sinifuza no kumubona? Nyamara abantu baturyanirana inzara bavuga bati bariya sibo bavuga ko ari abakristo, bariya sibo banegura abandi bavuga ko ari abahemu mu buryo ubu n'ubu. None se abahemu ba nyuma baba barusha iki abahemu ba mbere? Mu mugani Yesu yaciye yavuze ko umuntu wababariwe umwenda munini igihe yimaga imbabazi wari umurimo w'umwenda muto, nawe imbabazi yari yahawe barazimwatse azira ko atababariye mugenzi we. Wituye ibibi umuntu yakugiriye uba ubaye nkawe. None se waba umurusha iki? Mu mugani Yesu yavuze twahigira byinshi. Mu Galatiya igice cya 6:1 haravuga ngo wirinde nawe udashukwa. None se muntu uvuga ko uri umukristo ntugomba kubabarira abaguhemukira nk'uko Kristo yababariye abamubambaga? Umukristo muzima agomba kumenya ko inzira yo kumaraho abamwanga ari ukubakunda. Umukristo nyawe niwe ugomba kuba nyambere mu gutanga urugero rwiza rw'ubumwe n'ubwiyunge. Umuntu wakiriye Yesu Kristo mu mibereho ye amushoboza gukunda uwo bashakanye kandi agakunda na mugenzi we nk'uko yikunda. Burya kwibwira ko umuntu udakunda uwe ashobora gukunda Imana ni ikidashoboka. Mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana mu gice cya 4:20
Yohani yaravuze ati, umuntu navuga ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we aba ari umunyabinyoma. Ese udakunda umuvandimwe wabona yabasha ate gukunda Imana atabona? Nuko rero ngira itegeko Kristo yaduhaye, ukunda Imana akunde n'umuvandimwe we. Nuko bivugwa muri verisiyo ya Bibiliya ijambo ry'Imana. Hari n'ikindi ubona kibabaje cyane, kubona abantu bavuga ko bakunda Imana kandi umwanzi ntatume bavuga rumwe no kubyo bizera. Ibyo nibyo bimaze gutuma amadini y'abemera Kristo amaze kuba ishyano ryose. Hari ababiterwa n'ubujiji bwo kudasobanukirwa neza n'ijambo ry'Imana. Hari ababiterwa n'ubujiji bwo kudasobanukirwa neza n'ijambo ry'Imana. Abo nabo kubabarirwa. Iyo hagize ubasobanura neza, basubira ku murongo. Bene abo bakeneye gusabirwa no kwitabwaho. Abandi babiterwa n'inda. Hari abashakira amaramuko mu nyigisho nshya bageza ku bantu, kuko abantu bamwe bakururwa n'ibyaduka. Abatazi kwirebera icyo ijambo ry'Imana rivuga bakunda ibyaduka. Nyamara ababigisha bo baba bazi ko bishakira akazi n'ikibatunga gusa. Imana itwihanganira bitangaje. Bibiliya ivuga ko abayobya abandi bazabihanirwa. Turetse ibyo madini atandukanye, hari n'ikindi kirushaho kubabaza. Biteye agahinda kubona abantu bizera kimwe, umwanzi abacamwe ibice, bagapfa n'ikintu ubona kidafashije, kitabuza n'umuntu gukizwa. Nyamara ayo macakubiri yo yarimbuza uwo muntu wibwiraga ko ari mu nzira. Erega burya abadahuje ibitekerezo ntibabura gukorana. Ibiteza abantu amacakubiri biri mu buryo butari bumwe. Mureke ntanga urugero rufatika. Haba igihe abantu baba bari mu idini imwe, bizera kimwe, maze mu kanya umwe ati, ubwo uriya muntu yambara imyambaro imeze kuriya ntarakizwa. Nyamara agakiza ntikava mu myambaro, ahubwo agakiza gahabwa uwakiriye Yesu Kristo, agahindura imibereho ye, agacika ku byaha. Undi ati, usokoza atya imisatsi ye ikabinyerera ntabwo arakizwa. Ndetse nubwo yaba afite impano yo kubwiriza ubutumwa, ntagomba guhagarara imbere y'abantu ngo abwirize kuko imisatsi ye imeze kuriya. Nubwo yaba azi kwigisha, ntagomba guhagarara imbere y'abantu b'Imana ngo abigishe kubwiriya misatsi. Byongeye kandi, niyo haba hari umuntu ufite impano yo kuririmba, hari bamwe batamwemerera guhagarara mu iteraniro ngo aririmbe kubera imisatsi ye. Nyamara ababuza bene abo guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana ntibanabuza n'uwabaswe n'icyaha runaka wakagombye no kuba ari mu mugayo w'itorero nk'uko amahame y'itorero abivuga. Haba igihe ubuze umukobwa cyangwa umutegarugori guhagarara imbere y'iteraniro ngo nuko yashokoje atyo, ntunabuze na mugenzi wawe w'umugabo cyangwa w'umusore wasize irange umusatsi we cyangwa wiyogoshesheje akawumaraho. Dukeneye imbabazi z'Imana. Ijambo ry'Imana riduhana ko abacamanza bagenzi bacu. Umucamanza arahari. Itorero ryo n'abayobozi baryo bafite uburenganzira bwo kudaha inshingano z'ubuyobozi abari mu mugayo w'itorero. None se wabuze ute umuntu uburenganzira bwo gukorera Imana niba utaramuhaye n'umugayo w'itorero ngo n'abandi babimenye? Imana ishimwe iratwihanganira kuko itatugenza nk'uko tugenza bagenzi bacu, cyangwa ngo iduhore ko tubangamiye umurimo wayo. Ayo macakubiri atuma n'abantu batemera ubutumwa twigisha.
ni nako witwa Mahitamagandi yabivuze agira ati, iyo abavuga ko ari abakristo baza kubaha imibereho nk'iya kristo bitirirwa, n'abandi madini twese tuba twarayobotse inzira ya bikristo. Itorero ry'Imana rigomba gufatanya. Umuntu uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro, mfasha twakire Yesu adushoboze gushyira hamwe no kubana nk'uko ijambo ry'Imana ritwigisha, maze tubone uko duhaguruka dufatanye no kubwira abandi iby'urukundo rwa Yesu waducunguye. Yesu yaradusabiye ati, ndasaba ko bose baba umwe, nibwo nabo bazigisha bazemera ubutumwa bavuga kandi bemere ko ari we wantumye. Muntu uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro, ibuka ko itorero ry'Imana rigomba kurangwa no gufatanya. Satani niwe uteza ariya macakubiri yose. Mutyo dusabe uwanesheje isi adufashe kumenesha umwanzi mu itorero ry'Imana. Igice cya 3 cy'indirimbo ya 18, yemwe ngabo z'umwami, kiravuga ngo, itorero ry'Imana rirafatanya, rirahaguruka kunesha umwanzi. Nta kizaduteranya, turakundana, duhora duhuje inama, twizera kimwe. Gusubiramo ni kwa kundi, yemwe ngabo z'umwami mwese, dutabare twese, tujyane na Yesu dutsinde umwanzi. Itorero ry'Imana rirafatanya, rirahaguruka kunesha umwanzi. Nta kizaduteranya, turakundana, duhora duhuje inama, twizera kimwe. Yemwe ngabo z'umwami mwese, dutabare twese, tujyane na Yesu dutsinde umwanzi. Dusenge Imana. Nyagasani Imana, tugushimiye ijambo ryawe rihora riduhugura. Tumaze kwigira muri iyi ndirimbo ko turi umuryango wawe bari ku rugamba rwo kurwanya ikibi. Tubonye ko Yesu ari we mugaba wacu uturangaje imbere. Dushoboze kumwakira atubashije gutsinda amacakubiri. Itorero ryawe Data rikeneye gushyira hamwe. Nyamara hariho amatorero menshi yicamwe ibice, ntiyemeye kuyoborwa na Bibiliya, ijambo ryawe. Data, tugirire imbabazi, twaratsinzwe. Dushoboze kwemerera ijambo ryawe riduhindura uko ushaka, twemere kurikurikiza. Dushoboze gushyira hamwe nk'abana b'Imana koko, tubane neza na bagenzi bacu, maze tube abaturage beza b'iki gihugu kandi biteguye no kuzaturana mu bwami bwawe. Data mwiza, humuriza abashavuye bose, kandi umugisha umuntu wese wumva ijambo ryawe, kandi umugisha abatuye iki gihugu bose, ku bwa Yesu washenye urusika rw'ibidutandukanye.